ntabwo bufite kanze mwereke ariko utazanagira ngo njye narwo ndi ni boga. Kado meze Kado Boss meze fresh. Boss yamutse. No igitondo cy'uno munsi kiratangaje cyane. To mama bamubwire mama yaramaze kubabagara icamubwire zuko ibintu koko cyangwa matambe mubaze neza. Nunda ko ibintu wambwiye koko nibyo naraye mbitekerejeho numva bira bintu numva hari umurambeje bira bintu se bira birashoboka ko umugore wanjye n'ukuntu mwizeye bira bintu yabikora bitinyu. Ja boss bira rwose ngiye bira bintu rwose na ubwo namubeshye bira bintu rwose ngiye nta kintu ndambizi gusa nyine ngiye mubwije ukuri ngiye yajyaga bimbwira ariko nyine ugasanga ngiye bura kubera ngiye nigira ubwonge ngo arabizi na mama tumaze kuvugana ambwira ati se bwa burembe warabutize ndamubwira ati wapi ariko boss reka ariko ngiye ikintu nakubwira ngo kuguca inyuma ni ibintu ejo bundi uzi ko yazanye urugabo rwahasinze rwaranyweye n'itabi uzi ko rwanywesheje itabi boss ishanga rwanywesheje itabi uzi ko bagiye no kungurana n'indaya ariko boss kandi nkubwire buriya ubu aka gafone niba wakanguriye ariko buriya uko byagenda kose hashira imyaka 3 hashira imyaka 10 mabuja n'umuntu mwiza buriya mabuja simu nubwo guca inyuma ariko shaka kubeshya ariko boss ngiye ko nakubwira kose ariko sheke kigabo cyaramutatsa boss nabonye umugabo kurenzeho ya nanjye ubwanjye burangiye byarancaga pe bakuvuga bugamba ibyo ni biki se kandi ibyo bugamba nukajya ubumbwira ngiye bwo bw'amateka ahubwo kanze muhamagare ariko nige kuza kubikomeza boss nacyo nawe n'ukunda nta kintu twakoze kanze muhamagare abazanga bikiri wanjye nisanga ari byo niba ari byo mwiruka nawe mwiruka boss perereza ahantu hose aje aturutse he zamayiroti pe zamayiroti ariko boss n'umuhamagara akambwira aho ibyo bintu niba ari we wabimushyizemo kadogo ushyira amazi muri dushoge ayaburetse ariko boss uzihangane ukazaza ubikomeza nyine ushaka kuyanguza n'ibintu birebi ngonze se bimeze amuse neza meze neza kuko ntari ibintu ushaka nta kibazo rwose kuko ntari ibintu ushaka oya seriye ariko ntukajya uniye abona akubwiye yuko ubu ngubu umugore wanjye mutoya ntukaniye oya ntabwo nashimye umuntu mukuru wanjye ese kumuca inyuma hari ibyo mubwiye koko ntabwo yaba ari ukumuca inyuma humura oya yagiye inyegera sibyo nta kibazo ntukajya ugira ikibazo ikibazo kirimo ese mukuru wawe hari ureba hano hari uhari umufata hari ariko nyine azaza ni umugore wawe nyine azaza ariko mwihoreye nyine byibyo ntukajya ubyitaho ibyo ngibyo sibyo mwese ndabakunda rega nawe ndagukunda sibyo oya ukajya unyegera nta kibazo ntabwo byakunda urabyanze ubwo ngubwo ndabyanze uramuganiriza ngira ngo numve uko uvuga turatwiganirira sibyo usanga yenda nyine nta kibazo boss jyana agatambaro umanagurira imodoka ahantu ushaka kujya aya akamodoka se kanze nkoze kari akazi kanjye se dore kandi
bimwe byawe oya wifata ibase jyana agatambaro aba ari gukoresha uhanagurutse akavumbi kagiyeho nta kibazo. ariko na ujye ubanza umenye nimba ari agatambaro ucisha amenye ngo ni agatambaro. Naba se reka cisha agatambaro Halo. Cira hano. Adogo. Urangura nawe uri murangura. This is clear. Dore kandi bimwe byawe. Erega boss ukimara kumbwira ko ugiye kunyirukana njye nahise ncika intege. Ndimo ndakakuvirira umuceri n'amakoni wahanganje bikanjya mu nda pe. Narembye pe. Ariko boss ariko reka njye akavumbi kagiyeho nta kibazo. Simbona no kuvuza akantu pesa. Nimba utanyirukana aho ngaho none turi kumwe. Kaza akamodoka ngahanagure nkacisheho. Papi. Ya ubu nawe uturuka ndagase. Ubu nakwati njyewe sibyo? Nibyo ngenda nkubwira nakubwira gasho bundi sibyo? Nino cyaje na karuko kanyuzijemo sibyo? Boss agati ngiye cishe imodoka ubu ngubu nagakinyirukanye. Nagakinyirukanye pe. Ako ngiye nyine nago ngiye reka nyangubwire man. Ngiye buranye nukazonde gukunguku sibyo? Iyi gahunda yose ngiye mbanze kwiyeranje. Cyane ni gute? Reka nyine ni hanagura akamodoka ka boss ngiye mwihorera. Gute zinabateranyije gute kandi? Ako barane nabyo. Akayongire. Ngene papa ruka uja ko ibintu byo ngo n'umugabo pinga. Mushiki cyane ndaya. Barate. Tutaza kuza kwifukanya ngiye kana mu modoka boss mbihore. Ariko ubu ngubu ntago ngiye nkiri na mbere. Tamua mtoto wa mtu. Niba hano. Amenye zahabu. Reka ngiye guhanagura imodoka. Shafa boss. General. Akamodoka ngo nagasoshe. Boss avuga ati do. Aya abanyamagambo yawe reka ngende. Akamodoka kumwirukana kubera. Ako boss kakamodoka nakabadamu. Nakabadamu. Nabindi usigaje kuvuga se n'ugende. Boss nawe ujye nakubwira. Umva nyine. Umva nyine. Boss nanjye zamitwa kutira ibyo n'ibyo nakato kumiliki sawa. Ngira kurana ibintu. Yoko ya Filipi ndumva mfite umushyitsi. Ndumva nshaka kubona umushyitsi. Boss neki mfite nyane kuri kumwe na mabuja. Reka amagambo yawe wowe ukora ifiriti neza tweke agafiriti gafatika kanini gafatika pana kumwe dutoya twabajya guteka sawa rero Njye ntabwo ntabwanutse pe ariko kamaze mubwire sibyo ubu bose arambwira ati neke friti ndende ifriti nizi naza friti nganekera amayiroti ubu ngubu ntabwo ari ahangaha nkora gusa umujyi mufite n'utundi tuzi tutandukanye njye usanga nikorera none se ubu ngubu tuvugana sibyo mu minsi mike njye nawe tubonye ahangaha sinise nihambura ka telefone hari undi mukozi wo ufite ka telefone ubu ninjye murumva kisese mu kurusha abandi umbago ngo mufite amakuru mino minsi yewe ndakubona njye nagupofoka ngati ngesha ugene narabuze ukuntu nakwinjirira ako nawe nakubona hari wiganirisha na boss bura mwamuganira iki Natari kuganira. Na boss ndakorega kuri murumuna wawe nimba mukuru wanjye ntabwo mbizi ukaza kuza kwivanga mu byaba boss ariko kaje mubwira urajya muri biriya bisaza waganirije abasore natwe dufite amafaranga kanze wereke ariko utazanagira ngo njye nabwo ndi ni boga n'umunyama gatabura urabona hari umuhungu wanyanga hari umuhungu yanyanga amereye Cyangwa umukobwa. Njye kimwe njya mubwira njye kintu nashatse kuvuga ngo njye mvuge mu kigo cy'umuhungu bati umuhungu yanyanga ahereye kuma mushikiwe yana mundi musaza n'ubundi ashara binjiri sibyo kandi burangiye navuga ati
ejo nzongera mpimbi ntagucangamo n'akana ati wewe nta kintu kimwe nta kintu kimwe natagukorera ahubwo wowe nimba ugushaka kugira ngo ujye ujya ku mafaranga y'umukozi wo mu rugo ntiyegereze nshyira ku mutima aha tukagera fasha tugire ntabwo bufite uwo ni boss uvugije ihone shawo nagari ntabwo mimo bintu ni boss gukingura ni boss senda turagera nugaruka boss sinshaka kari buze kudusanga jya mu cyumba cyawe jya mu Kadogo twicaye shefu yicaye kamera Kadogo banguka nyuma ja boss nakubwira ati wowe akira reka ko nakegene umfata sibyo bike geneza n'utuntu nsize mu modoka ihute wangu Mr. Boss urabona imodoka warahinduye ubundi wafite imodoka ukanda ugukiga inzu zikatazifungura warahinduye njye nakubwereka buriya genda mpinduranya ku kazi kaba dufite imodoka nyinshi ndahinduranya namuhinduranya Mr. Boss umuntu nuwahe no mu miryango n'agasisiteme umubyara wanjye wo kwa data wacu nta kibazo aba yaje ariko ntabwo ari na ngombwa agenda ntabwo ari ngombwa agenda genda shusho ariko ufite uriya mukozi n'uwawe uriya mukozi n'uwanjye Kadogo wanjye cyane ko yabaye buriya yaranyubije ni umuntu ugira umunwa yitwa wazamwirukana oya ntabwo namushakora akazi neza yamura akazi neza buriya mbura ukuntu mwirukana ariko mbitekereza ariko nkabura undi mukozi buriya namukuye mariyoti yakurebye yarebwa bwo kukureba buriya bwo mwihoreze turasera buriya niyongera uze kumbwira ntabwo bufite se tujye kugira tujye kuruhuka urabona kumva narushye reka tujye kuruhuka sibyo agakingirizo se ibintu by'agakingirizo si ubu ngubu njyewe nta nubwo ndabikunda ntabwo bizeye se ntabwo ari ngombwa nanjye ubwo urabona ibyo ngibyo reka tubikane nabyo sibyo turiyeranje nta kibazo tugire bakisinye ntabwo bufite Boss waze kuwafungura pe waze kuwafungura ariko kato bitebya urundi nibwo nguhaye uziko nurugo nari mfungura ariko boss njye nabonye namufuririwe ariko kaze mweri ujya kuyacerekana nawe reka twikomereze gahunda zacu niko yabaye uriya Kadogo niko yabaye ntabwo bufite alaikum wa alaikum matullah wa barakatuh muranira stress urandambiye uretse boss wabyanze neza pe nagerageje byanze ariko bone mara bikomeza kunkura muri mood kandi umunsi unakwirukana nureba nabi nutitwara neza uyu munsi uriruka nakomeza wari